Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari na Yesu ibaho umugisha. Yesu ashimwe bene data, ndabaramukije mu izina ry'umucunguzi Yesu. Ni mwene so Jean Pierre MUTUYEMUNGU ubaramutsa, kandi bifurije umugisha w'Imana mu byo murimo byose. Ukuboko kwiza k'umwami wacu Yesu Kristo kubane namwe. Ni kubana namwe muzanisha, ni kubana nawe uzatsinda aho uzajya hose, kandi uzabashishwa aho ubuze imbaraga aziguhe, aho ufite intege nke aguhembure muri iri jambo ry'Imana. Kandi ibyo wabonaga bimeze nk'imisozi, humura biranesheka muri Kristo Yesu uwo twizeye. Komera umutima. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 28, dusome umurongo wa 16 aba ariho duhera. Haranditse ngo nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana n'abati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Imana ihabwe icyubahiro. Iri ni ijambo ry'Imana dukomeje kuganira nyuma yaho twari turi muri Pasika, tuvuga imibabaro ya Yesu n'urupfu yapfuye. Ariko turashima Imana ko urupfu rutamuheranye, ahubwo ko yazutse ku munsi wa gatatu nk'uko yari yarabivuze. Ni imfura mu kuzuka, yarazutse. Kristo ni muzima. Oh haleluya! Kristo ni muzima, kandi urupfu ntirukimufiteho ububasha, ahubwo yarazutse ari iburyo bw'Imana, kandi aratuvugira. Ni umutambyi utuvugira iteka. Uririmbye yaravuze ngo mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwo amvugira. Haleluya! Nta mwanzi wamunyirukanaho. Ubu ari iburyo bw'Imana, ahora gutambira ibitambo. Abandi batambyi bambaraga amazina y'abantu ku masharupe bambaraga, bakibuka imiryango 12 ya Isiraheli. Yesu wacu ntabwo yambaye amasharupe, ahubwo Kristo amazina yacu ari ku mutima we. Imana ihabwe icyubahiro. Kugira ngo atazatwibagirwa, amazina ari ku mutima we. Imana nishimwe. Dufite umurengezi, dufite umuvugizi. Hano rero aratubwiye ngo amaze kuzuka yari yarategetse abigishwa be ko hari aho bagomba guhurira. Nshaka kukubwira ko Kristo aragutegeka ko hari ahantu ugomba kugera akakwiyereka. Iyo yakubwiye ngo va mu byaha ujye mu gukiranuka, aba ashaka kukwiyereka. Va mu ntege nke ujye mu mbaraga, tera intambwe usohoke muri kamere, winjire muri Kristo, winjire ku musozi agutegetse, arakwiyereka. Yari yategetse abigishwa be ko hari ahantu bagomba kujya ku musozi i Galilaya, hanyuma nawe akabiyereka. Bahageze rero, bahageze ari 11. Wakwibaza uti se ko ubundi tuzi ko ari 12 abigishwa, kuki noneho hasigaye 11? Ariko urabizi ko uwitwa Yuda yari yaramugambaniye, hanyuma kandi aza no kwiyahura arapfa. Bibiliya ni kwivuga ko abanyabyaha barakenyuka, ntibabona ibyiza. Urumva abandi bagiye kubona Yesu muzima, Yesu wazutse, agiye kubiyereka, abahaye n'amabwiriza, ariko undi ntakiriho, kuko ibyaha birica.
ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Yuda yakuwe muri 12 arapfa arakenyuka atageze aho Imana yashakaga ko agera. Ibyaha birica, ibyaha ni bibi, ibyaha birakenya. Uri muto uri mukuru, icyaha kirasuzuguza. Warize ukomeye, icyaha cyica umutima, gisenya urugo, cyangiza ejo hazaza hawe. Ariko Kristo arakwifuza ngo akwiyereke, akumurikire umucyo we, akweze, akuboneze, hanyuma mugirane amasezerano mashya agutume. Abigishwa 11 baraza ngo kuko icyatumye baba 11, hanyuma ngo nawe arabiyereka. Iyo mugeze ku musozi Yesu ashaka, nawe arabiyereka. Bahageze arabiyereka. Icyamukageraho Yesu ashaka, haleluya, ugeraho Yesu agushaka, ubundi akwiyereke. Ngo rero arabiyereka, abiyereka mu ijambo ryiza rivuga ngo muhumure, nahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Nazutse ndi muzima, mfite ifunguzo, ninjye ukingura, ntihagire ukinga. Yesu wacu muzima akwiyereke mu bintu byakunaniye, mu bintu udafitiye uburyo. Yesu akingure, Yesu akwiyereke uko yeretse abigishwa, nawe akwiyereke afite ubutware. Ibikomeye binesheke mu izina rya Yesu. Urugo rwawe ruhungabanye, akwiyereke rugira amahoro. Ubuzima budafite icyerekezo, abuhe icyerekezo. Abana babuze ubwenge, abana batakubaha, ubashyire Kristo. Ibyawe byakugoye, ubishyire Yesu. Ni muzima nta gipfa. Harabwira ngo ndi muzima, nazutse. Uzi icyo kuzuka bivuze? Biravuze ngo nanesheje. Kandi muhumure, namwe abanyu bapfuye bizeye bazongera babeho. Abawe bapfuye ntibagatume wiheba. Abakijijwe bose tuzongera tubabone kandi batagipfa. Imana nihabwe icyubahiro. Byari bivuze ngo intsinzi yabonetse, n'ibyawe byose byapfuye uretse n'abantu. N'ibyawe byapfuye ubona, n'urugo rwawe rwazengerejwe, na business, ni company yawe, na bya bintu byose ubona bikomeye, bizanire Yesu ku musozi agushakaho, akwiyereke, abigire bizima. Hanyuma rero amaze kubahamiriza ko afite ubutware mu ijuru no mu isi, hanyuma rero arabategeka. Igikurikiyeho ni ukubategeka, ni ukubaha mission. Arabatuma, arababwira ngo ngaho nimujye mu mahanga yose mutangaza aya makuru ko ndiho, ndi muzima. Hanyuma muhindura abantu bose bo mu mahanga yose. Yewe muntu ukijijwe we, utegetswe guhindura amahanga yose. Nawe utarakizwa unteze amatwi, hinduka mu izina rya Yesu, uhinduka umwigishwa wa Yesu. Ni iby'igiciro kuba umwigishwa wa Kristo. Mbega gukurikira ubwami butazahanguka, ubwami budakorerwa kudeta, ubwami butazavaho iteka, ubwami bw'amahoro. Gukorera Yesu ntako bisa. Kwifurije gukurikira ubwami bwa Yesu. Arababwira ngo nimugende muhindure, kandi nimumara kubahindura mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Ukwiye no gutera ikirenge mu cya Kristo, nawe ukemera ukabatizwa, kandi mu mazi menshi, igishushanyo cyo gupfa kwa kamere ukazukana na Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma icyo numara kugikora, tuzavuga n'ibindi bizakurikiraho. Hari Pentekote tugiye kwinjiramo, kuko hari abategetse ngo mugende kandi mujye mu cyumba mutegereze, nzaboherereza. Ubwo ibihe bya Pasika tubivuyemo, tukavuga kuzuka kwa Yesu, tugiye gukomereza no muri Pentekote, tuzuzuzwe. Nawe Pentekote izagusange uri muzima, warihannye, kandi ukuboko kwiza kwa Yesu wazutse kuremye ibyawe bidahari, kuguha amahoro, kuguha umugisha. Ndagushimiye mwene data wonteze amatwi, wowe utarizera niwizere. Kristo ni muzima, kandi ibyawe bikomeye nawe ufite, Yesu arabishoboye kuko ari muzima. Ubwo atagipfuye, nawe uhumure ntugipfuye. Turiho turi bazima. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye nk'uko yatubwiye. Wowe ntushidikanye, niwizere. Kristo ni muzima, Kristo ni muzima iteka ryose. Amen kandi amen.